ese ko numva nsubiza nka mfitiye umunwa cyangwa ndusha munini Fanny nta mutima mubi afite. Arambwira ngo ndi baby se ngendara muri beriso cyangwa yansanze mu mabere ndimo konka. Ako disi mbanze usigora umwana mwiza. Byatari nsigaye nsenga cyane. Niki washingiye uvuga yuko ndi umuturage ese ndi umuturage mu myambaro kwa ko ntambara ubuntu bugera mu kibuno nk'ubwo bwawe nihe cyenkeneye kugira ngo usobanurire umereze ibisobanuro birambuye timugira sobanurira uburyo wavuze ko ndi umuturage ukavuga yuko ndi mubi kanabivuga ubishimangiye unabitsindagira uri kumwe na ex wawe twarwana se ahubwo urabona wananyikura ahangaha nta kibazo ngaho sobanura rero impamvu iri kugenda ku bitangazamakuru iri gusemba sama reka nkubwire ngo nabamukoraho umva nkubwire tujye mu mitsi se ngiye oya umva nkubwire ntukajye urengera iyi ni shitani kaza umukanya nihaguruka ahangaha irajya ku kindi kinyamakuru itanyira ngo Samantha ngo nagaturage ngo nibi umva ngende umusirimu baby cameraman rwose mbaruze kumfata uhere hasi uzamurungeze hejuru hana hano Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze murereye impande n'impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe no tarayikora no mwanya mwiza nibona ibiganiro byacu ari byiza cyangwa se bigushimisha ndabasuje cyane rero abari mu ntara enye z'u Rwanda ari mu mujyi wa Kigali abari muri East Africa ndetse n'abari muri diaspora mwese no kuri ndabakunda cyane muraba agaciro kuri twe. Uyu munsi rero mbafitiye umutumirwa njya nkurikira comment zanyu mukunda kumbwa tuzadutumirire umuntu bita Fanny tujye kuganira nawe uyu munsi muramubona rwose ni umukobwa aje asa neza cyane. Fanny tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru ni meza ndabona usa neza. Merci. Nidagwitiyemo kwambara gutyo uyu munsi agasengere k'umutuku shati y'umutuku ewana akabuci yafosi y'umweru nakeye kabisa. Okay, ni boyfriend wanjye. Aba ngusiga ufite boyfriend Cyane. Nibyo se koko buriya nabanje kugira ngo nugutwika ariko nyuma njya ndeba stati zawe nkumirwa koko. Nibyo nsigaye mufite nyine. Ariko ngo mu diaspora. Cyane. Mwamenyanye gute se niba atari ibanga? Twamenyaniye ahangaha ku Gasaro. Kahita mutazaduha ko ngo bajye bazana. Muri make narakuremeye. Warandemeye. Ibaze narakuremeye habe no kuza kunyereka umukwe koko. Umukwe nzamukwereka gusa namukweretse namwerekane. Nukuri. Nzamukwereka umukwe kabisa. Hanyuma niyagize ingingimira ati Fanny wa mukobwa wenda rimwe na rimwe bajya bavuga nabi n'iki gutyo. Ntabwo banje kubanza kugutinya. Okay, burya bitewe n'iki umuntu ashaka yarankurikiranye story zose. Story yanjye abantu benshi barayizi nawe yarankurikiranaga abona ko nahindutse arampamagara mubwira nanjye ko nahindutse tuganira neza ahitamo kuza kundeba naje turahuza nta kibazo. Wow, ariko nabonye ari bogari kweri. Ni bogari yanjye. Wari wanze kwihagika kuri Kiroso sha birangira wiboneye umusore muzima. Oya navuga ngo sinihangitse kuri Kiroso nuko kwa Kiroso nyine byanze nkuko mwabibonye. Ntabwo nyine tukivugana nta n'ibintu birenze ni inshuti yanjye egoko nawe urabizi. Hanyuma Fanny hari umuntu rero noneho bita Samantha. Samantha ho wenda byagize gutya ugasanga rimwe na rimwe ati Fanny nawe ubundi akavuga ati Samantha mbese ntabwo nareka kuvuga ngo byari ibintu ubona musa n'abari guhangana cyangwa se bari guterana amagambo. Ubundi yisaha Samantha mubanye gute mwari mwongera kuvugana byagenze biti? Samantha ntabwo ndavugana nawe ntabwo ndavugana nawe nkuko nababwira nubwo turahura. Uko nabwiye abadukurikirana ntabwo Samantha turahura nubwo turabonana. Nyine uretse wenda ibyo mbona nyine ibyo mbona agenda mvugaho ariko njye nta mutima mubi ndi no stress. Hanyuma uba wumva umunsi mwahuye na Samantha bizakorohera ari waravuga ati Fanny tuzahure ari wowe ati Samantha tuzahure ubundi uba wumva muhuye byagenda biti? Okay, mba numva duhuye ngiye nta ribi. Hakintu bya bintu nkwaye ubwo byananshimisha nkareba nkanamureba gutya face to face mfite n'amatsiko yo kuzamubona face to face. Ntabwo se murabonana byibuze we nawe muhure amaso ku yandi? Reka ntabwo turabonana. Urambwiye ati ukifuza kureba isura ye ariko ari waravuga ati ni murana Samantha tuzarwana. Biriya bintu byari umujinya ariko nyine byaterwa nuko yaje nanone. Hari ukuntu nyine umuntu aza bitewe nuko yaje niba aciye bugufi ukamushira bugufi niba yashyize hejuru nawe ukijye hejuru ariko njye nta mutima mubi
nta mutima mubi mufite sinanamukubita duhuye nta kintu namukora ariko we ahubwo byaterwa nuko yaje ni ukuvuga yaje nabi nawe waza nabi yaje nabi nyine ubwo nanjye nyine twaguruka nabonye muri komenti bamwe ati Fanny niba ufite imbaraga abandi ati Samantha mbese nabonye komenti numva ndumiwe komenti zanyu zibavugaho komenti z'abafana nyine namwe murazizi ntago ni ibintu nyine babimagine ibintu bitandukanye muri make bimagine ibintu bitandukanye bidahuye n'iby'abandi bantu niyo mpamvu kandi buri wese agenda abona ikintu uko akibona niko babibonye nyine sorry gato nitawe umuntu allo wahageze injira ya ubwo rero Fanny wenda urambwira ati byaterwa nuko yaje ese nukubera icyo ubundi navuga ngo abakobwa bakunda guhanganisha amagambo umwe ashobora kuvuga undi akamwihorera kubera icyo undi umwe muri mwe atihanganye mwese muri abakobwa beza niko navuga b'inkumi niba Samantha avuze wowe ukicecekera cyangwa se wowe ukavuga wakicecekera kubera iki mutagira ukihangana muri make habayeho kutamenya muri make habayeho kutamenya kandi ikindi cya kabiri ntago umuntu avuga ikintu bitewe n'amarangamutima yewe cyane umujinya afite cyane ikintu cyose umubashijeho ariko burya kuvugana ngo ariko gukora kareka ya wenda ibyo ngibyo ndabisobanukiwe ariko hari benshi babakurikiye ndetse bakomeza bavuga ati aba bakobwa barapfa kiroso abandi ati mbese havuzwe byinshi bitandukanye Sani nawe kujya nkununguza udushya uzi ni keke unzaniye nari kuri Severance zone ka keke ngo nirire kabisa uzi impamvu nzi neza kwenda iyo numira Samantha cyangwa se we nkagutumira timwicane mu kiganiro muri babiri umwe muri mwe ntiyari kubyemera ntari kubyemera wari kubyemera ese ko mwese mbona mureba na y'ingwe kandi mwaje mu kiganiro reka y'ingwe se gute nje nta birenze nta mutima mu bindi no stress inacyo bimbwe naho rero ibyo bareba nk'ay'ingwe ntago sinzi ibyari byo nyine Sama kuri kureba nabi umuntu bita Fanny utaza ngo wicare tuguhe ibyicaro ndetse unadusuhuze zana agatebe nta kibazo hawe ikaze hanyuma umuntu bita Fanny ndaza kumusaba amfashe ampere umuntu bita Samantha mikro kugira ngo niwe twegeranye ku ruhande rumwe Sama ko mbona udashaka kwegera Fanny rero ndaza kugusaba umere mikro umuntu bita Samantha ariko nko bisanzwe rwose babizi ko ari umuco wacu reka mbanze nanamukarabye twirinde ya ubundi umumere mikro Sama amakuru meze neza meze neza nta kibazo ndabona uyu munsi waje wisize makeup noneho navuga ngo yarurangiza ninde wagukoreye makeup ni njye wayikoreye buryo urabizi cyane hanyuma se ko mbonye Fanny agwa mikro ukayifata nk'utabishaka no kubera iki cyakoze unkoreye ikintu nifuje mu buzima ariko wari waransabye kubahuza se ko kitari wabimbwiye ngo nze nabyambariye uzi wabyambariye urumva wari kwambara nka gute yambara nk'abakomando yari kwambara mani nk'abakomando nyine biteguriye urugamba gusa nicyo tumva yaje kurwana na Vietnam Tanine ahubwo rwose akabigase ko nta kese ndabona uri kwisekera ariko Samantha nta ndabona adashaka kuba mwablaga ni ukubera iki Sama ese ko numva nsubiza nka mfitiye umunwa cyangwa ndusha munini isubiriza muko nta kibazo no stress Fanny no stress subiza baby naribi ngese Fanny nta mutima mubi afite arambwira ngo ndi baby se ngendara muri Beriso cyangwa yansanze mu mabere ndimo konka sorry this mama naputsuri mukobwa mwiza rwose naba mwiza sera ubwo naba mwiza nkawe reka da ndacyatangira ntago nareka ubu nibwo tugiye gutangira
gutangira ndebe nanjye ubwo ukuza nanjye niko ndi bujyemo nta kibazo nubwo njye ntabwo nyikunda n'abadukurikiye babyumve. Ntabwo nyikunda ibintu byo guterana amagambo n'abantu cyangwa gutukana ko biriya bintu ntabwo byameshe isura nziza. Ibyo nakoreye Kiroso n'abandi bagiye batandukanye ntabwo byameshe isura nziza. Rero aho ngeze narahindutse ntabwo nshaka gutukana na Samantha. Navuga icyo ashaka nta kibazo njye. Ariko Sama ndumva wenda mwihangane dukora ikiganiro neza nta gutongana nta gutukana, mbese buri muntu wese reka mvuge ngo yumve ko yahuye n'umukobwa mugenzi we ndetse mugiye kuganira neza atari intambara. Uyu mugenzi wanjye ntabwo uri umukobwa se? Nta nicyo muriho nawe. Umukobwa wambara gutya se ubundi abaho? Nubwo mbere ubonye se umuntu wambara gutya? Cyakora yambaye neza ndabona twika wa mugani ndabona hahiye. Oh merci Samantha. Urakoze cyane ko wanambaye neza. Ibi ngibi nibyo byiza cyane kuri njye nibyo bimbereye. Kandi ngi ni boyfriend wanjye abimitiyemo utansebereza umugabo. Nta nubwo dukeneye kumenya wabiguhitiyemo ariko nawe bikubajije. Uye mwibwirana na. Ngo nyine nari ngusubije ko warumbwiye ngo sinambaye neza. Mwumva ushatse kunsebereza umugabo. Njye nibyo nkunda. Ntago namusebye. Fanny muraza kwihangana mugendane mureke uburakari muganire mwifuje guhura ariko muganire neza nta burakari. Sandire njye ntabwo nkirakara. Nubyo uburakari narabiretse njye ndi umwana mwiza. Nzi icyo wenda sinikinye ndi umwana mwiza ariko nyenzi icyo nshaka kandi icyo ntegereje mu buzima bwanjye. Ibintu rero byo guhangana byo kurakara ibyo nabisize inyuma. Rero shanjye nari bigere stress nashaka kunuka ntuke nashaka kugira atabinkore njye nta kibazo. Gusa wenda ahantu wenda twaserera nashaka kumbwira nawe nta kibazo nashaka nanuke ariko nkubise ubwo nanjye mana yanjye byibuse bwo napfa nyine kwiyenda yanda ariko kunuka nta kibazo nta kintu yungiye. Ariko disi mbanze usigora umwana mwiza. Byatari nsigaye nsenga cyane. Sama kusetse gutyo hehe. Banyamasengesho hejuru cyane. Imana se siyo ya mbere? Niyo ya mbere. Hanyuma warambwiye ati Fanny hari byinshi nifuza kuzamaza umunsi nahuye nawe. Uyu munsi ngewe reka ndeke no kwiharira ijambo, hari byinshi wifuza kubaza Fanny, wenda nawe hari byinshi yifuza kuba yakubaza. Fanny akira mikoro rwose, ariko icyo nabisabira mugendane neza nk'abakobwa b'umutima. Mureke kubwirana nabi, Fanny areke kukubwira nabi cyose mubwire nabi. N'icyo mutumvikanaho ntago ari ngombwa wenda ko buri wese yarakara. Sibyo? Akisani njye wenda kenshi nemfite amatsiko yo guhura na Samantha gusa ndamubonye. Gusa namukekaga ko mubonye. Njye mbonye aje ndeba nabi, mbona ari kuza notora ambwira amagambo mabi atari meza. Ariko nta kintu bintwaye. Nta kintu nshaka kumubaza, nta kintu nifuza kumubaza na kimwe kibaho. Ahubwo wiwe nyine ibyo nashaka kumubaza byararangiye. Ubwo we nambaze niba bishaka. Niko muko ikibazo cya mbere nshaka kukubaza. Ko avuze ngo ndi mubi ngo ni ikintu cy'igiturage ngo kiraho ngo cyo kora ngo wabonye nafunze utuntu tw'udusatsi. Ubanze urebe neza izi ni dread baby zisukirwa 40,000. Nta naho bihure n'utwo dusatsi twahubwo ari utwo twaye dusukirwa 8,000. Niki washingiye uvuga yuko ndi umuturage? Ese ndi umuturage mu myambaro kwa ko ntambara ubuntu bugera mu kibuno nk'ubwo bwawe nihe cyenkeneye kugira ngo usobanurire umereze ibisobanuro birambuye. Mva muko story pe. Biriya bintu nabivuze kubera umujinya, ntabwo nabivuze ku kintu kintu kandi nasabye nimbabaza abafana. Nabwiye ati mubabareye cyane kubo uko nyine arana nyine nagiye mbona muri comment batabifashe neza niko kuri ngira umuntu afite umujinya nyine agahubuka akavuga. Naho ubundi urabizi neza kuri umukobwa mwiza. Kandi ikindi nanone naragushimiye Kiroso nuko ye wirangaye ugatera iva handi. Ariko nyine navuze ati Samantha n'umukobwa mwiza afite urukundo ahantu hose uri kumva Kiroso bagumane. Ibira rero nivuze kubera umujinya. Niyo byarana kuri akajumba bariye cyane ngusabye imbabazi rwose nciye bugufi kandi nisabye n'abafana banjye. Numva bariye mwese kandi nambo bari. Ko ngiye njye nabwo ntibigenderaho nabivuze mpubusego kubera umujinya no kutamenya ariko mbabare Sama. Oya ibyo byo kwivugisha ngo wabivuze ngo uhubutse se nta mutima ugira. Sobanurira uburyo wavuze ko ndi umuturage ukavuga yuko ndi mubi ukanabivuga ubishimangiye unabitsindagira uri kumwe na ex wawe. Ubundi uri igice cya Kiroso ubundi uri umuvugizi we uri sport yese ushinzwe kumushyira amakuru cyangwa umurusha umunwa ku buryo wazanga kumuvugira. Haje wigiza kamarayika urabinsobanura n'utabisobanura byo bivuga ngo ntiturwana twarwana se ahubwo urabona wananyikura ahangaha nta kibazo ngaho sobanura rero impamvu iri kugenda ku bitangazamakuru iri gunsebya sebya nkandi nta kindi ibyo yo kubishanga imbabazi ngiye nsabye abafana banjye
nawe ndazigusabye ari ibyo ngibyo sinakabaye ndi hano rero wazaza ukazisaba abafana ko ngiye Nyine ntabwo nawe ndi mu bafana ndazigusabye. nta nubwo nzanagufana n'umunsi wa rimwe ngo bazagufana ngiye sindimo ngenda gufana cyane ahubwo sobanura rero buryo uvuga ko ndimo ugenda wiri gunsebya ujye usebya egisi wawe usebya abo mwahuye ngiye sinkeneye kuzongera kukumva mu munwa wawe uvuga Samantha izina Samantha ushyireho akadomo ndakwihanije nkuko nabibwiye abafana nawe ndabikubwiriye hano mbabarira pe naragusebeje yego ngo wenda uri kubitekereza ariko mumbabarire habaho kutamenya Samantha mbabariye kandi n'abafana bacu batubabarire ko wibagiwe seragiye ko cyagucitse ngo ndi mubi ese uri mwiza wowe uri mwiza cyo kwakeka niwe warageranyije nge nawe nta kibazo ntabyo nagereranyije ibyo ngibyo kwa ngo nge nawe ngo ndagaturage ubu se uri umusirimu hehe ndi umuturage nanjye uri umusirimu hehe se imisatsi y'ibihumbi 8 nibwo busirimu se sori mukose naguze saro nagiye mukuneze nakubwiye ngo sindi umukobwa wawe kuko nago wambyaye wiza wigiza marayika kuko turabizi yuko utari marayika nkuko uza ubyivugisha iyo uri kumwe na Kiroso se amagambo uvuga ntuyazi sori nyine sori baby sori umva wiza wigize madamu se mbyara mama wawe nje madamu mbyara mama wawe umva sindara muri beriso nta nubwo nsanze mu mabere ndimo konka wiza nabyo za baby ngo urabona ngo iki ikintu ubonye Sama Fanny nta mutima mubagira uje kumuvugira se wowe subiza hano ino mikoro cyangwa tazana ibyo ngo uri umunyamakuru uzajya ukoresha ibiganiro uzunabera abantu yego mana yanjye arabona ngo nta kibazo yigize mara iyi ni shitani kazi we dore iyo umuntu umva Sama buretse gato nurenga umurongo buretse gato tugendanye hano ubwo uri umunyamakuru nyine buretse gato tugendanye nimba Fanny avuze ati mbabarira ngusabye imbabazi nabitewe n'umujinya imbabazi se ziragurwa iyo umuntu yatse imbabazi n'ubutwari niba gize ubwo butwari kuki zitamubabarira ntazo muhaye noneho hari ikintu cyane kumva ahubwo wamubwira ati sinkubabariye komeze ngiye nkomeze banze mu bazibazo byose mfite okay sorry man ngusubize gato niba utambabariye nta kibazo Imana irambaye kandi abafana barambabariye burya Imana igivuga ngo iyo umuntu wakoshereje ugenda umusaba imbabazi natakubabarira ndankubabariye ni wowe unzanye hanga se ku buryo wumva yuko baguhira kuhita baguhereza imbabazi ako kanya nkubonye nyine Imana iranebimfashije nyine ndaprofite n'amasengesho yawe n'amasengesho shawura senga disi yewe gusa nyine sugacira umuntu rubanza kuko nagubize wowe ko warunciriye sera wagiye kuvuga yuko ndi mubi ubu bisubundi niki wabisobanuye hanga nasabye imbabazi kandi naravuze bisobanuye hanyuma nurangiza kuri mubi nuko ibintu wakoreye Kiroso yego nanjye namukoreye ibintu bibi ariko ubundi uri igiki cya Kiroso ngiye unavuze Kiroso kwita nzamura imosiyo y'umujinya uri inshuti yase uri igiki cy'umufitiye umunwa undi inshuti nose njye kari inshuti ariko ubundi Kiroso ubu ko ataraza hanganga ntuka amagambo nk'ibigambo byose biri guhuragura ko Kiroso ataraza hanganga avuge nta munwa agira sorry rero nagusabye imbabazi izo sorry ibyo byongereza bya sorry hamenya ryo jambo ryonyine uzi mu cyongereza ngo mbaze ibindi bibazo cyangwa ukomeze uvuge ibyo uri kuvuga nta kibazo ngewe nsobanura ibyo nakubajije birahagije nta n'amagambo menshi ufite yo kuvugana nawe unsobanura ubwo buturage wavuze uvuge n'ahantu ndi mu byo kwibusha ngo wari wayobye kuko ntabwo uyobewe ubwenge uri umuntu mukuru ntabwo uri umwana binsobanure ubundi dusoze ikiganiro nakubwiye ngo nagusobanuriye ko nta kindi kintu ndenzeho harya wavuze ngo ntawagukoraho ngo ubu ngo hagize ngo ugukoraho ngo mwafatana ubusuraho n'abandenze ivi reka nakubwiye ngo ubu nibwo tugiye gutangira nta byo kureka urabona wandenze ivi Suni sandi ubundi nk'uyu nguyu wamujyanaga he mva mbwire Sama mbabarira ndakwinginze sibyo byibuze wubahe nje wabatumiye cyangwa se wubahe byibuze n'abari kubareba Fanny yakubwiye ati sorry yakwatse imbabazi sibyo rero ndagerageza ngiye kukumvisha ikintu kimwe ibyo yavuze byarakubabaje ariko none ateye intambwe yo kugusaba imbabazi kuko nawe nayobeye ko yazamura umujinya abe yakubwira nabi yazamura gute se kandi ari mu makosa yahera hehe nigeze muvuga nabi niyo mpamvu nigeze muvuga nabi urumva nawe ati nciye bugufi nsabye imbabazi aciye bugufi se kubera ko ari we wampamagaye niwe wampamagaye se niwe wanzanye ahangaha uko nawe hakuzi yuko ngiye maze hari n'ikintu ngiye majije kukubonaho wowe ufite ikintu cyo kurengera abatumirwa kandi ngiye ntabwo njya nawe se uri umutumirwa wanjye umva ngewe namukubita ibingibi bivugisha ngo ntabwo namukoraho namukubita amazi none ubundi ukirebera agafilime ahangaha umva Sama reka nkubwire ngo nawamukoraho umva njye nkubwire tujye mu mitsi se ngiye oya umva nkubwire Fanny yakoze ikosa sibyo yaravuze ati oya kandi oya ibyo byo ntago aricyo cyakuzanye kuba warwana hano sibyo witongana rero sibyo Fanny ngo twibeshye ibyo kurwana ngo mu mitsi ngo twajyamo reka tuze rero saa 3 abantu bize karate ikiganiro ubu ngubu kiratangiye rero numva bigize seriyo ngaho haje gushya koko yego haje hadashya bavuze ko washo wabyambariye se
haje gushya wavuze ko waje wabyambariye yagize n'imirwano yaza nanjye ndashaka kwereka Samantha no kwibwira umva nkubwire Sama umva nkubwire umva ibyo byo kwiyoroshya ntago byavuze ko kuzunguza ngo unaga inyuma aha ngaha byo kuza wigize marayika rero rwose genda gake tuza ngo rwose ngo Sandra ngo ibintu byo kurwana kandi wavuze ko wabyambariye wavuze ko wabyambariye ku buryo hagize n'ikibazo cyo kurwana twafatanye ibyo byari bya kera wewe shitani kazi y'umugore hano we ko yigize ngo marayika ngo umurokore ariko shabarokore baragowe koko nanjye simvuze ko ubu se umurokore wambara utya bahora yewe we ariko kamerama yewe data we sha urimo urasebye izina ry'abakirisitu pe nta mukirisitu wambara gusa ubwo wambaye icyuzi ko wambaye ubusa neza disi fana ari kwisekera nta mutima ari guseka nyine kubera yuko ari mu makosa yabuze icyo kuvuga izi ngizi ni isoni ubusore yibutsera ko Imana itakubabariye ujya kuvuga ari amagambo yose watomaguye ngo uri kuvugira igisi wawe nabisabye imbabazi ndi mu cyumba ndyamye ndi gusenga ntago rero kandi nakanye so amasengesho yawe arenga kuri bino biti nta kibazo yewe nta kibazo niyo ataharenga nta kibazo hano hari umunyamakuru ako ntukajye urengera iyi ni shitani kazi umukanya nihaguruka hanga hirajya ku kindi kinyamakuru itanyira ngo Samantha ngo nagaturage ngo nibi umva ngende umusirimu baby kamerama rwose mbaruze kumfata uhere hasi uzamurungeze hejuru nta nahantu ngiye mpuriye nawe FANNY we ibikara biri no kuri hit unabimenye nibo uratiyo nzobe yawe wumve kurenze ibikara biri kuri top byaranabuze baby oya ibyo ndabizi ubwo rero ugende gake kintu nagira ngo baduhurize aha ngaha ni kugira ngo nkwiyame bwa mbere na nyuma ngo n'agasopo sinkeneye kuzongera kukumva nundi munsi yabyumvishe ase ko numva ubimwumvisha ku itegeko waretse akabyumva bishaka ibyo nabyumvishe kandi nasabye n'imbabazi kandi n'ubutazimpaye abafana bari buzime n'Imana yo mwijuru zime abafana n'abafana nyine ahubwo uzazuzisaba abafana nge ntuzojye kuza kunsaba imbabazi imbabazi mukobwa usebanye se wowe ubu wakuvuga byagenda bite we ko mana nawe utoroshye nta kibazo mvuga mvuga ko uwavuze wese nakuvuga kuko sinajya harankwandagaze ngo mvuge ngo uri mubi ngo uri umuturage cyane umva guri n'umuntu urenze afite n'amatsiko yo kubona umva guri umuntu wifunga umeze neza urenze ndabona nta n'imitwikire yawe shana nayo bega udusuko se utu n'udukimana yanjye ariko mana mwajya musirimuka mukaza tukabereka ahantu abana bagira muri salo baby shana kibazo pe numva wambabara imbabazi zagiye ku mutima nzaza nta mbabazi naguha nta kibazo mutanazima uzanyereka aho hantu basuka cyane cyane nahavuge nzajyaho nta kibazo rwose nzakurangira kutamenya nkiraho twamake ariko rwose kandi uri umusirimu njye ndi umuturage nyine ubwo nashyizeho twamake kwa kubimenye n'abafana bagiye kuciritse nkaba numva uzamura ibiciro cyane baby wagiye wiyoroshya ukagenda mu kigero urimo ese Sama kuri kugomeza uva wenda turaciriritse ushobora no gusanga bihenze wenda ibi birahenze ibi ngibi muri quartier mu mabisukira 6,000 iyo bagize menshi n'ibumba 8 bajye babirenze iyo quartier abarihera quartier yasukira no 6,000 ni na quartier itanikoraho naze guseka ariko yewe ya numba nakose tuntu tumeze nk'utw'abakecuru bamugane ngo ndi umukecuru numba bansukira ngira nagiye mu mujyi bansukira 20. Ibaze igisuko cy'ibihumbi 20 n'igisuko cy'ibihumbi 40 nangize ugatinyuka avuga ngo ndi umuturage we haba kutamenya mbabaye we umuturage ahubwo we w'indani we kameramana dufata ve hasa zamuri turebwa busirimu bwawe yambaye ariko Air Force y'umweru Air Force irahenda my friend iki ngiki banza wumve reba kano gakweto kanje ure ni Air Force nukuvuga ngo kano ikiro cya Air Force nta muntu ngara mu muhanda hano bose abantu bose nibyo bambaye ariko iyi nkweto ntujye umuntu uyibonana uzahita uzumbwire nkugurira akantu ino nkweto ngiye nayitumije Dubai we twe turambara cutiya aho twe tuyatwisona yambara ubukabutura bagira ngo banyujijemo imikasi ngo namadevise nibiki imituku mwaye kubundi mwaje mumenya kujyanisha usubintu yambaye imituku imikara wishe weta mwaje mwambara neza mukaba basimati mugasirimu nese ubwo wowe utandukaniye he nawe wagusebeje njewe ngiye kuvuga Sama urakoze cyane kuko uretse ko numva umujinya ufite tereka mu ubwo menye kwambara njye sandi mwarimu ndigisha nyine urigisha ko umbwiye ariko nagusirimura nkakwitaho genda bona nambaye umweru ubururu umutuku urabona jya wambara amabara abiri byibura ureke ibintu byo ubwo se ubwo watinyuka ukabwira abantu imbere akamera koko ngo Samantha ngo ni umuturage muri comment bazaturebere ubusa utanzaza nambaye ibintu bijyanye na cyo ako disi banze ubabaye oya nje nago mbabaye kuko nje nago nababara kuko wenda ibingi bari gucamo ndanye ndabizi uko nabiciyemo nanjye ndabanza ndasara ariko nayo bizagira igihe bishiri muri make FANNY uri mu rukundo mbanza navuga ngo ruri strong nabonye uri umukobwa usiga ucisha make aho nambwe atwenda muri iminsi ngiye mfite boyfriend cyangwa se umufiance wanje cyane kandi mu diaspora shoko wenda yaragushyize ku murongo ndabona warabaye umwana mwiza amarere yaragabanutse pe
ndetse reka mbwire ngo ukomezereza aho ngaho rwose ni ukuri ndabona Fanny wa kera nzi atari Fanny w'uyu munsi. kubera ko cyane nyine nuko nabonye nta nyungu irimo kandi twe yaraje mu buzima bwanjye yarampinduye cyane aritonda ni umutipe mwiza witonda ufite ikinyabupfura sibyo ko rero nakubwiye ko nzaza kumukwereka ahiye koko njyewe buriya ikintu njyewe mbashije kubona muri bino bintu bajije Fanny ashobora kuba yariyoroheje nyine agacisha make kubera uwo mu diaspora wiwe kugira ngo wenda atazamucishamo ijisho akabona yuko ari inshinzi iyi shitani kazi we ntabwo nakucisha make ko n'ubundi yarambonye mbere kuko nanjye mbere sinenoroshye pe we yarambonye story zanjye azi amahane yanjye azi naho bigarukira kuko nine isi yanjye yaranyigishije ntabwo rero ibintu by'ubu ngubu by'abana baba bari gukina ntabwo byo ngubyo wapi njye si yaranyigishije si abantu banyigishije ko isi yanyigishije sha wambaye nk'uwisi yigishije koko iki njye ntabwo nacyambara magazine acaguye igifite agaciro ni iki ntabwo nacyambara kigomba kumenya nuko njye caguye isigaye henze icyo ntabwo ari cyo kibazo njye kino kintu ntabwo nacyambara umenye icyo gusa uzarebe no mu bintu kuri nka Samantha ni wacyambara kuri Fanny wenda we yarabona ari cyiza ntawamenya courage asama ubanza sinzi wenda muri komenti nzi wenda ko hari abatari bubyakire neza ushobora kuba uri umunyamahane njye ndi umunyamahane umuntu yanutse amagambo angana kuri yayicaranye na egisi we none se uzi ko ndi kubitekereza nkahita numva imosiyo y'umujinya yose izamuka ngo ndi mubi ngo Samantha ngo ni igiturage ngo ni igikecuru ngo ni wese ngo ni igimwe niba ngari igikecuru none asundi utura aha ngaha undi bagiye kurunda ka beauty babona rindi babona igikecuru ari ndetse ahubwo gusaba imbabazi ni nanjye ushaje njye nanga uburyo waje wigize marayika ngura saba imbabazi ahubwo suransaba imbabazi ahubwo urabona uri bunyikurera numva nicaye nawe ndumva bimbangamiye uko bishaka nta kibazo ubu rero kuba wiyoroheje kunguka uku niko byamfasha neza guhita ngo ususura sasa bitajyanye na kuri no kuvuga ngo nari nicaye ngo ibiki umunyamakuru naza yishishamo tugambo twe ngo yo ngo urabona ngo ibiki nibiki kubera ko yanze kunsobanura rero ntago njye ari buncike ariko se Samareka nkubwire oya reka cika wivuga ngo ntaga gucika kuko Fanny uri hano buretse gato kugira ngo ndashaka kumuhisamo nta bubasha ufite kuri umunyamakuru se buretse gato buretse ngewe nshaka kumuhisamo ku buryo n'undi munsi n'ikindi gihe azagabanya umunwa njye sinkunda ubujajwa bw'abakobwa ankure mu magambo avuga ariko yagusabye imbabazi ni ngombwa ko nzimuha reka musekure ndazimuha nyuma siko bimeze kugira ikiganiro kiye cyaryoha nese ikiganiro kiryoshwa no kurwa cyangwa ushaka nyine kwereka abashaka kugukubita kugira ngo n'undi munsi mu bakobwa uzakiniraho Samantha umusibe mu njye ntago nkunda ubujajwa bw'abakobwa niko hanyuma rero wanze kunsobanura n'undi cyatumye tuza aha ngaha ndashaka rero nuko twimvana mu mitsi turebe noneho ibyo uvuga ngo wabyambariye tubirebe neza turi mu kiganiro hano nge nawe rero nabivuze ko nzaguterura nkakutare ese ko mbona wisetsa nako ko mbona urimo urashinyika bigushinyika subu ndabona urimo urashinyika ubu uzi ko urimo uraseka nkahita numva umujinya wose uhise uzamuka Sama gabanya amahane Gasaro TV.